icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Muvandimwe, ibuka yuko Imana yabwiye Adamu na Eva kwirinda kujya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, gusoroma itunda gusa. Nibyo yababwiye kwirinda. Wowe ubyumviye mu nyumvo zawe se wakumva biremereye ibyo ngibyo? Ibuka muvandimwe, abantu bo ku bwa Nowa bahinyuye ubutumwa bw'igihe cyabo, imvugo ivuga ngo imyaka 120 imvura izagwa. Ibyo barabisuzuguye, babona bitari binaremereye. Ku bwa Loti yarasohotse, abamarayika bamaze kumuburira i Sodoma n'i Gomora, avugana n'abakwebe n'abakobwa be, barabisuzugura. Babona ubwo butumwa bwa Loti ari butoya bw'umusaza Loti. I Yerusalemu Imana yohereje umugabo iminsi 7 ku manywa na nijoro, ari kuvuga ko Yerusalemu hagiye kugira ibyago. Abantu ntago bakeneye kumva. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Hasize imyaka ingahe wowe ubwirizwa ijambo ry'Imana, uhamagarirwa kumvira Imana n'ijambo ryayo? Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 7 umurongo wa 4 kugeza wa 7 haratubwira ngo kuko iminsi 7 nishira nzashanisha imvura mu isi, iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo byose naremye nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yari yamutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo baticwa n'ayo mazi. Yari amaze kubabwira yuko imvura izagwa, ijambo imvura izagwa. Abantu bariciye amazi nk'uko imvugo za buno ziriho. Cyo wita gito kizarimbuza imbaga. I Yerusalemu Yesu amaze gutanga ibimenyetso, avuze yuko abazaba bari muri Yerusalemu bazayivemo, bazahunge, uri hejuru y'inzu ntazamanuke ngo aje gutwara ikintu mu nzu. Basuzuguye amagambo y'Umukiza, maze mu maganya Yeremiya 4 umurongo wa 10, abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kujya byabo, igihe umukobwa w'ubwoko bwanje arimbutse. Aya ni amagambo y'Imana, gufata umwana wabyaye ukamushyira mu cyungu ngubeho. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Abandi urababwira ngo ni iby'abavuga butumwa, ngo ni iby'abantu b'Imana, ngo ntabwo tubizi. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Nibyo Yesu nagaruka, ukukora ukuhagaze niko azagusanga. Mu byahishuwe gicyaho cya 22 umurongo wa 11 haranditse ngo ukiranirwa azavuga tukiranirwa nagumya kiranirwe. Uwanduye mu mutima imbere agumya yandure, umukiranutsi agumya kiranuke, uwera agumye yere, nangwa se uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nibyo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire mu rurembo. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Nawe urabwirwa ijambo ry'Imana, n'uyu mwanya uraryumvise. Ese koko ubutumwa bwiza wumvise? Nawe yo wicaye ugatuza, ujya ubarira ibwirizo, ibyigisho bikurarekera kureka ibyaha ukihana, ujya ubibaruka ukamenya ngo ni bingahe. Icyo wita gito kizarimbuza imbaga. Kunda ijambo ry'Imana, shaka ijambo ry'Imana, kurikira ijambo ry'Imana, isubireho, gira umwete wo gutandukana n'akamenyero kawe ka kera, utazarimbuka mu izina rya Yesu.